turabasuhuje mwebwe abakurikiye Red TV. Uyu ni umwanya wo kwiga icyigisho cy'uyu munsi ku isabato nimugoroba. Nk'uko mubizi munabibona, sindi njyenyine, njyewe Liberateur Jean Floribert ndi kumwe na mugenzi wanjye witwa Nigena Etienne. Tukaba tuje kugira ngo dufatanyirize hamwe kwiga icyigisho cy'uyu mugoroba wo ku isabato, aho tugiye gutangira muri iki cyumweru kwiga icyigisho kigira kiti mukorere byose guhimbaza Imana. Reka mbere yuko dutangira, Etienne abanza dushyira imbere y'Imana. Reka tubanze duce bugufiya dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane muri uyu mwanya, izina ryawe nirihimbazwe. Amen. Tugushimiye neza yawe n'urukundo bitarondoreka, uburyo wabanye natwe muri uyu munsi wose, amanywa yose, uburinzi bwawe bwabaye kuri twebwe, uhabwe icyubahiro. Amen. Tugeze muri uyu mugoroba rero n'akanya kadasanzwe ko kwiga ijambo ryawe, reka umwuka wera bari gutuyobora mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Nk'uko mubibona rero, icyigisho cyacu dufite isomo tugomba kuzirikana muri uyu mugoroba riba mu Bakorino, mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorino, igice cya 10 umurongo wa 31. Aha hari amagambo Pawulo yandikiye Abakorino ababwira ati: namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Aya ni amagambo intumwa Pawulo yabwiye Abikorino, ababwira yuko ibintu byose bigomba gukorerwa guhimbaza Imana. Aya magambo batangije kuri iki cyigisho cyo ku isabato, hari amagambo avuga ngo mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino, duhereye ku gice cya 8 kugeza mu gice cya 11, hasoza ikiganiro cyerekeranye n'ubusambanyi, kivugwa mu gice cya 5 kugeza ku cya 6, kandi hagatangiza ibisubizo Pawulo yatanze mu kibazo byabajijwe muri urwo rwandiko, bibajijwe n'Abakorino. Ibyo bisubizo nibyo byiganje mu mugabane usigaye mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorino. Yego. Muri aya magambo bari kutubwira ko duhereye ku gice cya 8 kugeza ku gice cya 11 hari ibisubizo byasubijwe ibibazo byabajijwe mu gice cya 5 n'icya 6 muri urwo rwandiko rwa mbere rw'Abakorino. Imiterere yo guhererekanya kw'ibivugwa mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorino mu gice cya 7 igaragaza ko ubusambanyi no gusenga ibishushanyo ari ingingo zifitanye isano mu by'ukuri. Izo ngingo zombi zikunze kuvugirwa hamwe mu isezerano rishya. Ndumva twasoma ano masomo baduhaye kugira ngo tubashe kumva uburyo ingingo yerekeranye n'ubusambanyi ndetse no gusenga ibishushanyo, ibyo bintu Pawulo yagiye abigaragaza mu nzandiko yanditse biri kumwe, nta gisize ikindi. Reka turebe mu byakozwe n'intumwa igice cya 15 ku murongo wa 20 n'umurongo wa 29. Haragira hati: ahubwo tubandikiye ngo bareke ibihumanya by'ibishushanyo bisengwa no gusambana n'ibinizwe n'amaraso. Umurongo wa 29 akavuga ngo kwirinda inyama ziterekeshejwe ibishushanyo bisengwa n'amaraso n'ibinizwe no gusambana, ibyo ni mubyirinda muzaba mukoze neza, nuko murabeho. Bakaduha irindi somo riri kuboneka hano mu byakozwe n'intumwa igice cya 21 ku murongo wa 25, ho hakavuga ngo ariko abizeye bo mu banyamahanga bo twanditse ibyo twanoganije ko birinda ibiterekerejwe ibishushanyo bisengwa n'amaraso n'ibinizwe n'ubusambanyi. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorino igice cya 6 umurongo wa 9 ho hakagira hati: ntimuzi yuko abakiranirwa batazaragwa ubwami bw'Imana? Ntimukishuke abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa abatinga cyangwa abagabo bendana, abo nabo ntabwo bazaragwa ubwami bw'Imana. Twasoma iri somo ryo mu Befeso mu gice cya 5 umurongo wa 5, haratubwira ngo kuko ibi mubizi neza yuko ari nta musambanyi cyangwa ukora ibyonona
cyangwa urarikira ari we usenga ibigirwamana ufite ibyo azaragwa mu bwami bwa Kristo n'Imana. Kolosayi mu gice cya 3 umurongo wa 5 hakavuga ngo nuko noneho mwice ingeso zanyu z'iby'isi, gusambana no gukora ibiteye isoni no kurigira no kurarikira n'imyifurize yose ari iyo gusenga ibigirwamana. Byahishuwe 21 umurongo wa 8 ho hakagira hati: ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku y'urupfu rwa kabiri. Mu Byahishuwe igice cya 21 umurongo wa 15 akavuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Biragaragara neza yuko tugiye tureba muri Bibiliya ahenshi hagenda hagaragaza iki cyaha cy'ubusambanyi kigendana na kiriya cyaha cyo gusenga ibigirwamana. Kuko batangiye batubwira ko mu isezerano rishya ryose yego amasomo yagiye yandikwa ku kintu cyerekeranye n'ubusambanyi atagiye asigana n'amagambo yo gusenga ibigirwamana. Urumva ni icyaha gikomeye mu maso y'Imana, niyo mpamvu Imana yagiye ibihishurira abagaragu bayo bakabyandika ko ibyo byaha byombi bifite uburemere bungana mu maso y'Imana. Muri rusange mu gihe mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 5 kugera ku cya 7 Pawulo yari ahanganye n'icyaha cy'ubusambanyi, ariko mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 8 kugera ku cya 10 ikibazo cy'ingenzi ahanganye nacyo ni ikibazo cyo gusenga ibishushanyo. Ariko avuga ko abakristo bakwiriye kuzibukira ibyo byombi cyane rwose. Ibi byaha byari biri muri Korino 2 by'ingutu, icy'ubusambanyi hamwe n'iki cyaha cyo gusenga ibishushanyo, byari ibyaha Pawulo yavugaga yuko twebwe abakristo tugomba kubizibukira. Urumva ni ubutumwa yahaye itorero ry'i Korinto kuko aribo yandikiye izi nzandiko, ariko biba umuburo no kuba azakurikiraho nyuma ye amaze kuvaho. Yego, ni umuburo rero kuri twebwe b'uyu munsi wa none, kandi iyo urebye nyine usanga koko iki cyaha nubwo turi kubisoma gutya ko byakozwe n'abantu bo mu itorero ry'i Korinto, yego, n'uyu munsi abantu barabikora pe. Ntabwo byakozwe n'abantu icyo gihe ngo birangire, kuko n'ubundi igihe iyi si yacu gikomeje kubaho ibyaha bizakomeza gukorwa, ariko n'ubundi umuburo ukomeza gutangwa mu matwi y'abantu kugira ngo bisubireho, kugira ngo bazabone ubwami bw'Imana. Rero mu cyumweru gishize twabonye yuko kubwo kuba urusengero rw'umwuka wera umuntu ashobora kuzibukira icyaha cy'ubusambanyi. Twabonye yuko urukingo rukomeye rwo kwirinda ubusambanyi no kuba urusengero rw'umwuka wera. Rero muri iki cyumweru tuzabona uko umuntu ashobora kuzibukira icyaha cyo gusenga ibishushanyo binyuze mu gukorera byose guhimbaza Imana. Amen. Rero ndumva icyigisho cyacu twagisoreza muri iki cyumweru. Duharanire yuko tuzaharanira gukora byose duhimbaza Imana. Etienne, dushyira imbere y'Imana dusoze. Data wa twese uri mu ijuru, urakoze cyane, ubanye natwe muri uyu mwanya utari muremure twiga ijambo ryawe, uhabwe icyubahiro. Amen. Rero imiburo tubonyemo ni ibibazo byerekeranye n'ubusambanyi no gusenga ibishushanyo. Tugaragarijwe ko ibyo byaha byombi bitajya bisigana, kandi mu maso yawe ibyo byaha bifata kimwe. uwakoze icyaha cy'ubusambanyi n'uwakoze icyaha cyo gusenga ibishushanyo, abo bose ni abanyabyaha imbere yawe, ariko tugushimiye ko uri umutunzi w'imbabazi. Ngaho rero muri iki cyumweru ubwo tuzamara turi kwiga ijambo ryawe, uzabane natwe kandi dufatishe imyanzuro ikwiriye, tuyifatire ubuzima bwacu mu izina rya Yesu. Amen.